Ibihe TV Show. Guhaye ikaze gukurikirana ibiganiro by'Ibihe TV Show na Unity 8. Warakoze cyane guhitamo twebwe ndetse no kujya udukurikirana umunsi ku munsi. Bimwe mu biganiro tukugezaho harimo ibiganiro menye n'ibi, inkuru zishyushye ndetse n'inkuru butazi. Mu minsi mike tuzatangira no kubaha zimwe muri filime nziza cyane zigisha kandi zagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari amakuru menshi uba ukeneye kumenya nk'ikiremwa muntu yakubaka mu buzima bwawe. Hari amateka menshi uba ugomba kumenya yaguha agaciro ikiremwa muntu nawe ukiha agaciro wowe ubwawe. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Njye Nsabimana Jean Bosco. Iki ni ikiganiro menya nibi, iyi channel ni Ibihe TV Show. Kanda subscribe niba utarayikanda. Reka nze dukomeze n'iki kiganiro. Korali Ambassadors ni imwe muri korali ziririmba indirimbo zishima cyangwa se zitaka Imana, zivuga neza Imana yaturemye. Ni indirimbo ziyigisha kandi nanone ushobora gukuramo inyigisho nyinshi cyane. Harimo indirimbo imwe muri yitwa Dukore. Nimba iyi ndirimbo utarayumva nagushishikariza kuzayumva. Akenshi bagaruka ku buzima bw'ikiremwa muntu ndetse n'uburyo ikiremwa muntu kiba kibayeho, aho buri wese aba ariribye ndetse akanataka ibye. Aya magambo si mu ndirimbo gusa, ahubwo bikunda kugaragara kenshi mu mafilime ndetse no mu bindi, nyamara abantu benshi ntago bajya babyitaho. Aka kanya buri wese wabuze akazi arataka, wabonye akazi agataka, wabonye amafaranga make agataka, nyamara n'utabonye na make agataka. Bisa nkaho buri twese tubayeho mu buryo bwo kwifuza, ariko nanone duhuriye ku kintu kimwe, yaba umukire cyangwa umukene, twese bisa nkaho duhuriye ku kintu kimwe. Iki nta kindi duhuriyeho ni ugutaka. Gutaka cyangwa guhorana amaganya muri twebwe bisa nkaho byabaye intandaro y'ibintu bihora mu mitima yacu. Aka kanya biragoye cyane kuba wabona umuntu utagira ikintu aganya, ndetse niyo yaba afite amamiliyari arenze ayo utekereza wowe ubwawe, nawe abataka. Iyo ngiye kuguha urugero, akenshi nguha urugero kuri wowe. Ukiri umwana mutoya cyane, guhera ku myaka 5, uwaguhaga 100 wararyishimiraga, ukumva ko hari ikintu ufashe kandi gikomeye cyane. Nyamara iyo wabaga ufite 100 ukabona undi muntu ufite amafaranga 500, inoti ya 500, wimbaga wifuje kuzamera nk'uwo muntu utunze amafaranga 500. Ndetse kandi ukumva yuko nuramuka ugeze ku mafaranga 500 uzaba ubonye ubukire bukomeye cyane, ndetse uzanabyishimira, ukaba ari kimwe mu mitungo uzaba ufite bikomeye cyane kandi wishimiye. Iyo uteye intambwe ukava mu myaka wari ufite ukagera mu yindi myaka, ukagera mu cyimbo cyo gutunga ya mafaranga 500 wifuje kuri ya myaka mikeya wari ufite, usigara ubona ko 500 ntacyo kivuze kuri wowe. Nyuma y'iminsi mikeya cyane utangira kubona watunze amafaranga inoti ya 2 cyangwa iya 5, ukumva yuko noneho hari izo nzozi zawe, ndetse nugera ku noti ya 5 uzaba wabaye umukungu neza burundu. Hadaciyemo igihe kinini cyane aya mafaranga nawe ugenda uyakoraho. Bisa nkaho ibyifuzo byawe uba wifuza ukiri mutoya bigenda bisubizwa mu buryo utazi kandi gahoro gahoro. Ibi byose nta kindi kiba kibikora nta maboko yawe. Uko ugira inzozi zo kuzagera kuri cya kintu, zo kuzagitunga, uharanira kukigeraho kandi ugashyirwa ukigezeho. Bisa nkaho imyaka yacu ari imwe mu bitidindiza, cyangwa se imyaka tumara ku isi ari bimwe mu bintu bitudindiza bituma tutagera ku mishinga yacu. Ariko nanone bisa nkaho umuntu yongerewe igihe kinini cyane cyo kubaho ashobora kuzageza ku nzozi ze. Ntabwo ndi kure y'ukuri cyane yuko ushobora kuzabigeraho. Akenshi ukivuka wumvaga yuko kuzatunga telefoni cyangwa iri tumanaho ryiswe telefoni, ikintu uhamagaza umuntu wibereye iwawe akakwitaba nawe yibereye iwe, mukavugana neza cyane nk'abantu bari kumwe, ugashyiramo amafaranga yawe nawe agashyiramo andi, cyangwa se we ukaba uyafite, watayafite ukabasha kumuvugisha mu buryo bwitwa ikiguzi. Iki kiguzi ntabwo bakize ikiguzi, bakacyita amayinite, mugakominikana kuri ayo mayinite, maze iminota baba bageneye agaciro ka bya biguzi byawe yashira mukarekera.
iki ni cyo kintu wifuzaga kuzatunga ukumva ko uzaba wageze ku bukungu. Ukibyifuza wahereye wifuza kuri telefoni y'amatushi cyangwa iyo twise gatushi, wumvaga yuko nuyigeraho uzaba wageze ku kindi gisubizo kandi kikunejeje. Nyuma y'igihe gitoya cyane ubona ya gatoshi wifuje nayo. Ejo wabona undi muntu ufite smartphone, ukumva yuko arizo nzozi zawe nanone, ndetse nuzigeraho uzahita wishima cyane birenze uko wari wishimye, ndetse nta n'ikindi kintu uzifuza inyuma y'iki ngiki. Iyo ugeze kuri smartphone, bitewe n'ubwoko ufite bwa smartphone, urongera nanone ukabona smartphone irenze ya yindi ufite ugahita uyipfobya ukumva ko nta gaciro ifite. Ibi ngibi bisa nk'aho kwifuza ari cyo kintu kitajya kitunyura mu buzima bwacu, buri wese arinda gipfa gifite indwara yo kwifuza. Ibi twita kwifuza, buri wese agira kwifuza, ariko nanone twifuza ibintu bitandukanye, nicyo cyiza kibiriho. Ikintu kibaho buri wese yifuza ibye, ariko bisa nk'aho twese hari ikintu kimwe duhuriyeho. Aka kanya ninkubwira iki kintu urasanga nawe ukifuza. Kuva mu buto bwawe kugeza ku myaka ifite, hari ikintu wifuza kuzabona utarabona. Bisa nk'aho hari ikintu twese twirengagiza kuzabona, ndetse cyakabaye kitugirira akamaro, ariko buri wese atajya atekerezaho, kandi ari cyo kintu cy'ingirakamaro cyane cyaduha inzira yo kugera kuri ibyo bindi tuba twifuza. Buri wese umubajije ibyifuzo bye n'inzozi ze, akubwira ko afite inzozi zo kuzatera imbere, ndetse icyifuzo cye ari ukubona amafaranga atari makeya. Muri iyi si yacu nta muntu n'umwe urimo utifuza amafaranga. Nibyo wahisemo neza kwifuza neza, kuko amafaranga nicyo kintu nanone gitumye tubayeho, kitubeshejeho. Muri iyi si tubayeho tugenda duhahirana cyangwa se dushaka ibidutunga. Mu buzima tubayemo bwa buri munsi dukenera ibi byiswe amafaranga. Buri wese ugiye kuryama aryama atekereza ejo uburyo azabona amafaranga. Buri wese ufite imishinga atekereza uburyo ki azabona amafaranga. Nyamara hari ikintu twirengagiza kandi cy'ingirakamaro. Urebye neza usanga iki kintu ari ingirakamaro. Uburyo twifuzamo amafaranga nanone buratandukanye, ndetse n'ingano yayo twifuza kuri buri wese iratandukanye. Buri wese yifuza gutunga amafaranga, ariko uyu munsi iyo wifuza hari umubare uba wifuza. Bitewe n'ibibazo ufite cyangwa ibyo ushaka gukemura, hari amafaranga wifuza aruta ayo ukeneye none aha ngaha. Ayo wifuza si nayo mugenzi wawe yifuza. Bisa nk'aho ibyifuzo buri wese ahura n'ibyifuzo. Mu mategeko y'Imana yo muri Bibiliya bivuga ko kwifuzwa ari icyaha gikomeye cyane. Kwifuza buri kintu icyo ari cyo cyose bisa nk'aho ari ikintu gikomeye cyane. Ariko biragutungura cyane iyo usanze pasiteri nawe yifuza, abakristo hafi idini ryose riteranye ririmo ibihumbi n'ibihumbi, hatabuzemo abakristo hafi 5 bonyine bakaba aribo barimo batagize icyo bifuza. Ariko aho ngaho nanone naba mbeshye cyane, kuko nta muntu ubaho utifuza. Bisa nk'aho iki cyaha gicumurwa n'abantu benshi cyane, baba abapasiteri, abapadiri ndetse n'abandi. Bisa nk'aho iki cyaha buri wese akigira mu mutima we. Wowe ufite idini rifite abayoboke bakeya, aba yifuza kuzagira abayoboke benshi. Wowe ufite idini ridakomeye rifite ibyuma cyangwa ritabifite, aba yifuza kuzabigira, ndetse no kuva ahageze akazagera ahandi hantu akagira idini rikomeye nawe rivugwa mu bitangazamakuru cyangwa ahandi hantu ku isi ndetse n'ahandi henshi. Byanze bikunze nabura icyo yifuza. Bisa nk'aho kwifuza ari icyaha duhuriyeho turi abantu benshi cyane. Hari ibyaha byinshi cyane abantu bagenda bahuriraho. Iki naka ari cyo nje kugusobanura, ahubwo tuzakigarukaho mu biganiro byinshi by'ubutaha. Uburyo abantu benshi hari ibyaha duhuriramo mu buryo natwe tutazi. Icyo narinje kukubwira cyo ni uburyo buri twese tugenda twifuza ibintu byinshi cyane birimo amafaranga no kubaho mu buzima bwiza, tukibagirwa Imana yaduhaye ubwo buzima. Tukibagirwa ko ariyo itubeshejeho. Wowe ubona ugenda bugacye ukiri muzima, hari ikintu kiba kikubeshejeho. Iki nicyo kiba tuba tugomba kwifuza mbere y'ibindi byose, kuko ari cyo kiguha ibyo bintu byose. Imana Data cyangwa se Kristo Imana yaduhaye ubugingo bwa buri munsi tugendana buri munsi, niyo tugomba kwifuza imbere ya byose.